Nongeye kukuramutsa nshuti mwene data nkwifuriza amahoro y'Imana n'imigisha biva ku Mana. Ni wa mwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Ndizera ko uguwe neza. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana tudatinze. Turasoma igitabo cya Samweli cya mbere ibice 17 umurongo waho n'umurongo wa 57. Haravuze ngo hanyuma Dawidi atabarutse amaze kwica Umufilisitiya, Abuneri amuzanira Sawuli afite igihanga cy'Umufilisitiya mu kuboko. Sawuli aramubaza ati, harya uri mwene nde wa muhungu we? Dawidi aramusubiza ati, ndi umwana w'umuhebura w'umugaragu wawe Yesayi w'i Betelehemu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Hanyuma niba utarakora subscribe kuri iyi channel, reba aho hari akazogera aho hasi ukozeho urutoki rwawe kugira ngo tujye tubana ku munsi ku munsi. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri iri jambo rivuga ngo ugukomera kuri muri wowe. Ugukomera kuri muri wowe. Imana yafashe ugukomera kwawe. Imana yafashe icyo uzaba cyo ikibika muri wowe, igicisha muri wowe. Ni ukuvuga ngo imbaraga zikurimwo nizo zigena uwo uzaba we. Imbaraga zikurimwo uyu munsi nizo zikwereka nizo zikuremera ishusho uzabamo, nizo zirema umugisha uzabamo uko ungana. Imbaraga zikurimo uyu munsi, kandi izo mbaraga kugira ngo zireme icyo uzaba cyo imbere, nuko wemera ko zikurimo, warangiza ugasohoka ugakoresha za mbaraga zikurimwo, hanyuma zigashyiraho icyo uzaba cyo imbere. Bibiliya igaragaza uyu muntu witwa Dawidi. Imana yari yavuze ko azaba umuntu ukomeye. Imana yari yamubwiye ko azaba umwami, ariko kugira ngo abe umwami byategerezwaga guca mu ntambara ategerezwa kurwana nazo. Izo ntambara nazo yategerezwaga kuzirwana akoresheje imbaraga zari zimurimwo, Imana yari yamushizemwo, Imana yari yamuhaye. Izo mbaraga rero nizo yategerezwa gukoresha kugira ngo areme icyo azaba cyo. Ndashaka kugusobanurira iki kintu. Ni ukuvuga ngo icyo uzaba cyo aho ugiye kibitswe muri wowe, kizaca mu mbaraga ziri muri wowe. Sinzi ko unahuye. Icyo uzaba imbere kizaca mu mbaraga ziri muri wowe uyu munsi. Nimba uyu munsi uri umunyantege nkeya, ntiwitege ko uzaba umusaruzi, ntiwitege ko uzaba umwimbuzi w'ibyakozwe n'imbaraga. No. Nimba uri umunyantege nkeya, ntiwitege kuzimbura, ntiwitege kuzagira ibyo ubona niba uri umunyantege nkeya. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo imbaraga ziri muri wowe uyu munsi wa none, nuhaguruka ukazikoresha, nizo ziri bureme amateka mashyashya imbere ku buzima bwawe. Nuhaguruka ugakoresha izi mbaraga z'Imana zikurimo, ntabwo uri bukorwe n'isoni. Nuhaguruka ugakoresha izi mbaraga z'Imana zikurimo, uraza kugera ahantu hakomeye. Kandi ikindi nagira ngo nkubwire, ntutinye gukora ibintu bikomeye, kuko ibikomeye nibyo birimo umugisha ukomeye. Ntutinye kurwana intambara zikomeye, kuko intambara zikomeye nizo zirimo amahoro arambye. Ntutinye guhangana n'ibintu biremereye, kuko ibyo biremereye nibyo birimo icyubahiro cyawe. Imana yacu ishimwe. Abantu babaye ruguru, abantu babaye mu cyaro, bakuriyeho abantu bahinga. Umuhinzi iyo ashaka ko umurima we wera, abanza gukora icyo bita kuwurarisha. Umurima ntiyongere kuwuhinga akaba yawusibiza imyaka nk'itatu n'itanu.
umurima ukagenda ukaba icyo bita umushike, hakabamo ibyatsi byinshi, ibihuru, ibiki byose. Umurima none ukabanza ukagenda ukabika ifumbire, mbega ukarara. Noneho wa murimyi icyo akora iyo aje kongera guhinga wa murima uramuvuna, ndetse rimwe na rimwe iyo ari kuwuhinga aranakomereka kubera ibiti, ibishamba birimwo, ibihuru birimwo, abatemagura bagira gute, akanakomereka bikamuvuna cyane. Ariko uyu murima iyo amaze kuwurima wamuvunnye cyane, umusaruro azabonamo uyu murima weze utandukanye n'umusaruro yabonagamo kera, cyangwa se uwundi mubanyi we yabonye mu murima usanzwe urimwa buri gihe. Uyu murima rero waraye urera cyane gusumba umurima uhora uyu murima ugoye guhinga, uyu murima ugoye kurima niwo wera cyane gusumba uriya murima utagoye kurima. Reka nkubwire ikintu gikomeye, ntutinye gukora ibintu bikomeye, kuko ibyo bikomeye nibyo birimo umugisha wawe, ibyo bikomeye nibyo birimo gukomera kwawe. Umva ubwami bwa Dawidi ahantu bwari bubitswe. Ubwami bwa Dawidi bwari bubitswe mu gukora ibyananiye abandi. Ageze mu rugamba asanze umufilisitiya witwa Goliyati, abantu bose yabateye ubwoba, n'umwami yihishe, n'abakuru be bihishe, abantu bose bafite ubwoba kubera Goliyati. Ariko Dawidi ageze mu rugamba ntabwo yigize areba ko agiye gukora ikintu gikomeye, ntabwo yigize areba ko agiye guhangana n'umuntu ufite ibibaraga byinshi, ahubwo yaravuze ngo kubw'imbaraga z'Imana zindimo, kubw'imbaraga nshyizwemo, kubw'imbaraga zindimo ngiye gukora iki kintu gikomeye. We ahaguruka gukora cya kindi cyananiye abandi, we ahaguruka gukora kimwe gikomeye ahagurutse kugikora. Nicyo cyatumye rero noneho aha ngo yari azanye igihanga cya Goliyati, akizanye avuye kugica, agiciye umufilisitiya, akizaniye umwami Sawuli, kandi abandi bose byari byarabananiye. Azanye igihanga rero ngo umwami umva ukuntu yaramubajije ngo harya wa muhungu we uri mwene nde? Ikibazo gihari ngiki, abantu barashaka kumenyekana nta kintu barakora, abantu barashaka kwivuga nta kintu barakora. Wowe gira ikintu ukoze nicyo kizaheza kikuvuge. Wowe gira ikintu ukoze abantu bazakenera kumenya uwo uriwe. Wowe rwana n'ibyo bikomeye, ibyo bikomeye nibyo bizatangira kugenda bivuga uwo uriwe. Wowe rwana n'ibyo bintu byananiye abandi, nibyo bizatangira kugaragaza uwo uriwe mu bantu. Imana ishimwe cyane. Sinzi ko unyumva mwene data. Wishaka gukomera nta kintu urakora, wishaka gusarura utavunitse uhinga. Abantu benshi barashaka gusarura ariko batarahinga, batararima, bataravunika. Emera uvunike, kuko kuvunika kwawe harimo umunezero w'igihe kirekire. Kuvunika kwawe k'uyu munsi harimo umunezero w'ahazaza hawe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo dufate umwanya dusengane Imana yo mu ijuru. Utekereze kuri iri jambo. Ntabwo uri mu bantu bashaka gukomera nta kirakora. Ntabwo uri mu bantu bashaka ko Sawuli abamenya nta gihanga cya Goliyati urazana. Nuko Dawidi aramubwira ngo ndi umuhungu w'umugaragu wawe witwa Yesayi w'i Betelehemu. Sawuli ngo amenya Dawidi, amubonamo imbaraga z'Imana, kandi kuva icyo gihe yahise asaba ko bajya kubana iwe, aguma ibwami. Reka nkubwire ijambo rikomeye, ikiri muri wowe, ibikorwa byawe nibyo bizakuvuguriwe. Si na ngombwa kwivuga cyane, kwisobanura mu bantu, ahubwo gira ikintu ukoze nicyo kizavuga uwo uriwe. Ibikorwa byawe bizagusobanura. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo nkutere intege, va mu bwoba, witinya, byahagaragara muri wowe harimo imbaraga z'Imana zo gukora ibintu bikomeye, kandi ibyo bikomeye numara kubikora nibyo bizagena uwo uriwe.
hari intebe ikurindiriye, ariko iyo ntebe uzayicaramwo bitewe n'icyo wakoze uyu munsi, bitewe n'imbaraga, bitewe n'ukuntu wahanganye, bitewe n'inzira waciyemo ukarwana uganesha, bitewe n'ukuntu wabaye umuntu uhangana. Iyi si kuyibamo ni uguhangana, ibintu byose ni uguhangana. Va mu bwoba rero, haguruka, kora ibikomeye, Imana muri kumwe. Yesu aguhe umugisha, Yesu akugirire neza. Iyi video isangize inshuti zawe.